Murakaza neza ndetse muhawe ikaze kuri Emile Niyonzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku isomo rikomeye ryanditswe na Napoleon Hill mu gitabo cye kizwi cyane Think and Grow Rich, The Gods of Fear. Abantu benshi batekereza ko ikibabuza kuba abatsinzi ari ukubura amafaranga, kuba badafite amashuri ahagije cyangwa batarize, kubura amahirwe cyangwa kubura abantu babafasha. Ariko Napoleon Hill yavuze ko umwanzi ukomeye kurusha abandi atari uwo hanze, ahubwo ari ubwoba buri mu ndiba y'umutima no mu bitekerezo byacu. Ubwoba butuma inzozi zacu zidasohora, ubwoba butuma amahirwe aducika, ubwoba butuma abantu babaho ubuzima buciriritse, ntibigere bakoresha ubushobozi bwabo karemano bwatuma bagera kuri byinshi bifuza muri ubu buzima. Uyu munsi tugiye kuva imuzi ubwoba bw'ibanze aribwo butandatu butuma abantu bataba abakire, abatsinzi cyangwa kugera ku byo bifuza. Turamenya uko bugaragara n'uburyo ushobora kubunesha. Ubwoba bwa mbere ni ubwoba bwo kuba umukene. Napoleon Hill yavuze ko ubu ari bwo bwoba bukomeye kurusha ubundi. Ni ubwoba bwumvisha umuntu kugira icyo akora ari ukwishyira mu mazi abira cyangwa kwishyira mu kaga. Bwumvisha umuntu gukomeza akazi adakunda imyaka myinshi. Nibwo bubuza umuntu gutangira bizinesi no gukora ishoramari ngo atazahomba. Nibwo butuma umuntu ahora avuga ati tegereze gato, reka mbanze mbitekerezeho, nshobora guhomba, ntabwo igihe kiragera. Ariko ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko abakire ntibabaho badafite ubwoba. Bafata ibyemezo nubwo baba bafite ubwoba. Niba ushaka kugira ubwisanzure mu by'imari, ugomba kwemera ko gutsindwa rimwe atari iherezo ry'urugendo. Ubwoba bwa kabiri ni ubwoba bwo kunenga cyangwa criticism. Ni kangahe wigeze kugira igitekerezo cyiza ariko kwicecekera kubera gutinya ibyo abantu bazavuga? Hari imvugo ivuga ngo 80% by'ibitekerezo byacu dutekereza ibintu bidahari, cyangwa dutekereza ibintu bitari ibya nyabyo. Abantu benshi bapfana inzozi zabo kubera intero imwe gusa. Abantu bazamvugaho iki? Bazaseka, bazanyibazaho, bashobora kunyita umusazi. Ariko wibuke ko abaguseka uyu munsi bashobora kuzaba bagusaba akazi ejo. Ntukemere ko ibitekerezo by'abandi bigenzura ubuzima bwawe. Umushoramari, umuhanga mu by'imitungo itimukanwa, umwanditsi w'ibitabo nka 10x rule n'icyitwa if you are not the first you are the last. Ibyo bitabo bikaba ari bibiri byanditswe n'uyu mugabo witwa Caldon Glad. Uyu mugabo yaravuze ngo criticism cyangwa kunengwa ni ikimenyetso simusiga cy'uko uri kujya mbere heza. Reka tujye ku bwoba bwa gatatu. Ubwoba bwa gatatu ni ubwoba bwo kurwara cyangwa wahura n'icyorezo. Kwita ku buzima bwacu ni ingenzi, ariko kubaho uhora utekereza ko ugiye kurwara nabyo ni ikibazo. Hari umudogiteri wigeze kuvuga ko 45% by'abantu bamuganaga for professional service babaga barwaye hypochondria cyangwa imaginary illness, cyangwa indwara idahari uretse mu bitekerezo. Ubwoba bukabije butera stress. Stress ituma umuntu yumva nabi, ibitekerezo bibi
byangiza umuntu bigatuma atigirira icyizere. Abantu b'abatsinzi bafata umwanya wo kwita ku buzima bwabo, bararuhuka bihagije, bakora imyitozo ngororamubiri, barya neza. Ibyo bituma bagira ubuzima buzira umuze, ntibahangayikishwa n'indwara zitaraza mu ndwara zitaraza. Mu gitabo The Power of Now cya Eckhart Tolle yigisha ko abantu bakwiye kubaho mu gihe cy'ako kanya. Ibyo bituma abantu batagira umuhangayiko ndetse bakabaho bameze neza kuko ntabwo bajajinga. Ubwoba bwa kane ni ukubura urukundo. Ubu bwoba bwo gutakaza uwo wakundaga ni bumwe mu bwoba butera umubabaro mwinshi. Muri ubu bwoko butatu bw'ibanze turi kuvuga, bimwe biranga ubu bwoba ni ishyari, butera kutizera inshuti cyangwa abakundana, ndetse nta n'ibimenyetso bihari. Kugira akamenyero ko gushinja umukunzi wawe kuguca inyuma. Hari abantu bareka inzozi zabo kugira ngo bashimishe abandi, ariko urukundo nyarwo ntirushingira ku bwoba, rushingira ku kwizera. Abantu babiri bafite icyerekezo kimwe bashobora kubaka urugo rukomeye kurusha umuntu uba aterwa ubwoba no gutererana. Twifashishije Bibiliya, Abakorinto ba mbere igice cya 13:4 baravuga ngo urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Tujye ku bwoba bwa gatanu, ubwoba bw'ubusaza. Abantu benshi batekereza muri ubu buryo: ndacyari muto cyane. Abandi bagatekereza muri ubu buryo: ndashaje. Ariko ibyo byose ni urwitwazo rutagize icyo rumaze. Hari abantu batangiye ubucuruzi bafite imyaka irenga 60. Urugero twavuga nka Colonel Sanders washinze kampani izwi cyane icuruza inkoko yitwa KFC, n'ahandi mu Rwanda irahari. Hari abandi babaye abakire batarageza ku myaka 30, bakubaka amasosiyete akomeye. Urugero nka Mark Zuckerberg nyiri Facebook na Instagram. Ndetse ibyo akaba yarabikoze ku myaka 23. Kampani ye uko icyo gihe yari ifite agaciro ka miliyari imwe y'amadolari y'abanyamerika. Icy'ingenzi si imyaka, icy'ingenzi ni icyemezo ufata uyu munsi ndetse n'imitekerereze myiza ikwiriye. Cya gatatu aricyo cya nyuma, ubwoba bw'urupfu. Twese tuzi ko umunsi umwe tuzapfa, ariko ikibazo si igihe uzapfira, ikibazo ni iki: ese mbere y'uwo munsi ugera uzaba warabayeho ubuzima bufite umumaro? Uzaba warabayeho ubuzima bwuzuye? Uzaba warafashije abandi? Uzaba warubatse umurage uzasigara nyuma yawe? Urupfu ntirukwiye gutuma uhagarika inzozi zawe. Rukwiye gutuma ukoresha neza igihe cyawe. None reka turebe uko wanesha ubwoba. Napoleon atanga inama zikurikira: fata icyemezo vuba kandi ubishyire mu bikorwa. Irinde gusubika ibyo ugomba gukora. Iyubakemo icyizere. Soma ibitabo bya akungura ibitekerezo. Girana n'inshuti n'abandi bafite intego. Reba ibisubizo aho kureba ibibazo. Andika intego zawe kandi uzisubiremo buri munsi. Kora buri munsi nubwo waba ugifite ubwoba. Ibuka ibi: ubwoba bukura iyo ntacyo ukora. Igikorwa